murakoze. Imana ibaho umugisha. Nkuko mubyumvise, amazina nayo ni Pastor Michel Zigirinshuti, nkaba ndi umupastor mu itorero rya Pentecote. Nakiriye umwami Yesu mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1979. ntangira imirimo yo kumukorera, numva neza muri 83. ndashimira Yesu mpaye uyu mwanya tugiye kubana. Yesu yarakoze kubarinda nanjye akandinda. Hagati y'icyo gihe cyose n'uyu munsi njeho, harimo abantu bamwe barangije urugendo, abandi baruguyemo, abandi ntibaranarumenya ko rubaho. We rero ubizi kuri umugenzi, ubishimira Imana. Tuje gusa gufashanya ngo tuzajye mu ijuru, nta kindi. Turarebera hamwe ririya jambo tuzigaho muri iyi minsi yombi, urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abagalatiya, igice cyaho cya 5, umurongo wa 22 n'uwa 23. Ariko nifuje yuko naza guhera ku murongo wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18, nkasimbuka nkajya kuri uriya uriho nka teme y'igiterane. Dusome Abagalatiya 5 umurongo wa 16 18, dusimbuke 22 kumanuka hepfo. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Umwami wacu ashimwe. Ngaya amagambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya Imana yaduhaye. Aho urandikira Abagalatiya iri jambo, yashatse kubereka ko mu muntu, ubwo ni muri wowe, mureke gusoma, ni muri wowe, ni muri jye, kuko bitakoroheye kwireba urebe jye nanjye ndebe wowe. Urabinyemereye ngo undebe nanjye nkurebe, ni nkuvuga ndaba nivuga. Uko nguko ndeba mpagaze aho imbere yawe, ndimwo babiri. Ndimwo nawe urimo babiri. Urimo uwo Pawulo yise mu Baroma, kuko mu nzandiko yandikiye Abaroma, Abakorinto, Abagalatiya, ntabwo yabivuze mu mvugo imwe. Niyo mpamvu nifuza ko mubikurikirana mukabyumva neza munteze amatwi. Yandikira Abaroma yakoresheje ijambo ryitwa umuntu wa kamere. Mu Bakorinto yabivuze none igice cya 15 guhera ku murongo wa 45 kugera ku wa 51. Umva ukuntu ho yabyise. Ho yaravuze ngo urimo ubutaka ukabamo n'uw'ijuru, wowe niwe mbwira. Ngo kandi nanjye ndivuze. Ageze mu Bagalatiya arongera amera nk'uvuza ibyo mu Baroma, aravuga ngo urimo umuntu, urimo kamere ukabamo n'umwuka.
haleluya. Akavuga ati ngaho rero iyo ntambara urayirwana ute kw'ibyo kamere irarikira umwuka abyanga? Iyo ntambara urayirwana ute kw'ibyo umwuka yifuza kamere? Aranavuga ati ngicyo n'igituma mubona ibyo mwashatse gukora atari byo mukora. Iri jambo se kubasomye Bibiliya ntabwo umuzwe mu Baroma 7 ririyo, rivuga ngo mpera mu gitondo nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Aba bantu babiri bari mu muntu umwe, bagize umuntu umwe, ntacyo ushobora gukora ngo batandukanye. Bagomba kubana bagakorana, ariko gusa bakabana nk'abatazahorana. Cya kabiri, bakabana umwe azi ko azamuka undi amanuka. Cya gatatu, bakabana umwe ari umwanzi wundi. Ibaze no kuri kose, ibaze. Kamere, iri jambo kamere umuntu akubaje ngo ritandukanira he n'umubiri, nashaka kumva ukuntu wamubwira. Ijambo kamere ntirivuze ko ari wo mubiri, ahubwo rivuze imikorere n'ibyifuzo by'umubiri. Kamere bisobanura imikorere n'ibyifuzo by'umubiri. Umwuka se ni imikorere n'ibyifuzo by'uwijuru. Iyo ntambara rero iguhoramo, ikuberamo, ikurwaniramo, kandi ikindi nanone ugasanga ni wowe uyirwana. Ngiyo iyo Pawulo yavuze ngo nta kindi cyayishobora ngo keretse kuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Ariko si uyu mwuka aho bizamworohera kuyobora kandi yaraje nyuma. Erega mumenye ko umwuka uyu nguyu twiga hano, Pawulo yavuze hano, ntabwo ari uwaje mbere. Ubundi muri twebwe mu muntu, iki ariko ni ikindi cyigisho kindi kandi kibaye nk'uko nkivugaho, muri twebwe ukubona umuntu ahagaze agomba kuba arimwo, mumbabare nkoresha ijambo ryitwa imyuka, n'ubwibaye ubwinshi ibibaye mibi. Ntabwo ijambo mwuka rijya rijya muri pluriel, iyo rigiye mu bwinshi bibaye imyuka mibi. Buri gihe umwuka ni ijambo rihora hose ngiriye mu buke. Ariko umuntu muri we arimo itatu, ihangane ndabisobanura. Arimo umwuka dusanga mu Itangiriro 2 umurongo wa 7, havuga ngo ni uko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka wayo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Niko uwo murongo uvuga. Uwo nguwo ushaka kwerekana ko umuntu wese n'importe qui afite ubuzima bw'Imana muri we. Nimubona itabi ryamwishe, mukamubona urwagwa rwamwishe, agenda hari ari umuntu, buriya harimwo Imana muri we nawe, kuko atandukanye n'inka. Nibyo mumaze kuririmba aha ngaha ko mu byaremwe byose umuntu wenyine niwe murimo w'intoki z'Imana. Amen. Bindi byose byabayeho ivuze gusa ngo habeho. Umuntu niwe wenyine Imana yaremye itekereje, yaremye ikoze imirimo. Haleluya. Inamwishushanyaho ngo agire ishusho yayo. Mwuka wa kabiri, n'umwuka wanditse mu Bakorinto ba 2 igice cya 12 murongo wa 1 kujya kwa 4,
uwo mwuka uravuga ngo umuntu uravuga ngo umwuka w'umwana w'Imana, umwuka wa Yesu niwe utuma tubasha kwatura ko Kristo ari umwami. Uwo mwuka wa Yesu, Abagalatiya 4 murongo wa 1 kugera ku 6 haranditse ngo niwe udutakisha avuga ati aba data. Nuko ko iyo tumaze kwakira umwuka wa Yesu tuba tubaye abana ba se, tuba tubaye barumuna n'ababaye mukuru. Haleluya. Mwuka wa gatatu ni uyu wera, Saint Esprit, Holy Spirit. Uyu mwuka wera wa gatatu ari nawo ubarirwa mu butatu bw'Imana, ari nawo dusanga mu Itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 1 ngo ari mazerera agenda hejuru y'amazi muhengeri mu gihe cyo kuremwa. Ari nawe wajyaga aza ku bantu akabakoresha, ari nawe intumwa zahawe i Yerusalemu. Uyu mwuka wera niwo wuzuza ubutatu bw'Imana mu muntu, ibyo abanyamahanga bita la plénitude de la Trinité, ukuzura k'ubutatu bw'Imana kose kukaba kuzuriye mu muntu. Uyu rero, uyu mwumvise nsorejeho, niwo Pawulo yemeza ko ku muntu umufite, ariko munyumve, ku muntu umufite, ariko kandi atari ukumugira gusa, ahubwo akanayoborwa nawe, ngo uwo niwe wenyine ujya unesha ibya kamere. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mwuka wera ari muri jyewe, ari muri wowe, nibwo nesha kamere. Kintu kimbabaza cyayo si nyinesha ngo igende burundu, ihora hafi aho bigakorana, ihora hafi aho bigahangana, nyikabukiza umwuka mu kanya nayo ikankabukiza umubiri. Iyo ntambara igahoraho rero kugeza igihe tuzatandukanywa nayo. Amagambo musanga mu Rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto tuyasome, ahandi hagaruka nyuma. Rwandiko rwa 2 Pawulo ntumwandikiye Abakorinto igice cya 5. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate. Amen. Haleluya. Haleluya. Yemwe bana muteze amatwi, mutekereze ku kintu cyitwa ingando. Ijambo ingando ni iki? Nibandi baryumva mumane ikintu gihoreye ntambuke. Abantu bumva ijambo ingando ni umwe, ni babiri, ni batatu, babaye 4, 5, 6, nabo ngabo rega, ni nabo nyine. Don't be confused. Ntimujijwe ngo mwitiranye ingando no kuganda cyangwa n'umuganda. Abazi mwava hamwe abivanze. Kubwo rero jambo ingando riva ku nshinga kugandika, mu Gifaransa ni camper. Ni ukuba ahantu utazahora, ni ukuba ahantu byo kuhifashisha, even 1 night 2 nights, icyumweru se, ukwezi, ariko ukabuze ngo ndahangaha temporary, mari ntahari. Yego
mparajwe nuko bwije, mparajwe nuko naniwe, naho ubundi nkomeje kuba umugenzi, ndimo umugenzi. Ikiranga iyo ngando rero, ndafashijwe. Ikiranga ingando nta usiza, ingano nta wisiriza, ingano nta wishukurira umusingi fondation, ingano nta umenesha amabuye, ingando va ku isima, ingando va ku makaro, va kuri tuwarete yo mu nzu n'ubwogero. Mu ngando babamba igitenge hagati y'imibirizi bakitera amazi agakomeza. Mu ngando ntibagura gaze na cuisinier, mu ngando ntibashyiramo amakaro, donc mu ngando nta finissage. Mu ngando bashinga imambo gusa, bakazirikaho umwenda ihema, ejo bakarizinga bakagenda. Nujya muri Samweli wa 2:7 urasanga Imana nayo ubwayo ngo ubwoko bwayo bukiba mu ngando. Haleluya! Ngo yari izi ko ikwiye gucungana nabo aho kugira ngo bayicungireho. Niba ndabakubiza ku kantu, yabwiye Dawidi ngo ubwoko bwanjye bukiri mu ngando, buraraho bwije, bwimuka, nari kugira inzu y'iki? Nta nzu nari nkeneye nk'iyi, kuko nagombaga kurara aho baraye nkajya aho bagiye. Yimpera amashyi. Haleluya, haleluya. Ni Imana izi ko ubuzima arimo ari ukugandika. Iyo ukiri mu buzima bwo kugandika igendana nawe uko, wamara kuguma hamwe ikagumana nawe hamwe. Imana nishimwe. Iri jambo ingando Paulo akoresheje hano avuga ngo tunihira. Donc nous vivons dans la vie vraiment lamentative. Turiho mu buzima buganya, nuguhora tuganya kuko turi mu ki? Mu ngando. Niba mwakurikiye, hari akantu yashyizemo kameze nka excuse kavuga ngo ariko simvuye yuko tuganya, ngo umujye ngo turashaka kuyamburwa mayi. Wamwumvise ariko simvuye yuko tuniha, na hato batumva nishye bakayinkuramo. Rekada, ahubwo iyo tunishye tuba dushaka kwambikwa ya nzu yindi yo mu ijuru. Sifa kwake. Tube turi mu nganda ariko twambaye niyo mu ijuru, kugira ngo igipfa kizamirwe n'ubugingo. Ndasobanurira ijambo rero. Iri jambo rivuga ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Sobanura iki? Paulo yandika yaravuze ngo muri iyi minsi tugenda, turagenda n'ubugingo ariko mu nzabya. Nazo ziki? Zibumba wamfura we. Donc turagenda n'ubugingo mu nzabya zibumba. Dans les cruches fragiles. Donc mu nzabya zoroshye zihomboka, ukubita hasi birashwanyutse nk'utwaye amagi. Mvugo buzima. Ariko usanga umuntu yabwiratanye yambaye fime, asanga yimariyeho amafaranga yose, congo, ikoboyi, jingisi, mukandara w'uruhu, ikofi y'uruhu, jakete by'uruhu, byose by'uruhu, ngo biramba bakagira Imana. Urambika ikintu kirangira uyu munsi ukagishyiraho ibiramba. Tuba muri iyi ngando tuniha, ngo tunihishwa no kugira ngo twambikwe ya yindi yo mu ijuru, tutazasangwa twambaye ubusa. Urabona ngo turi muri iyi ngando, iyo ngando yitwa umubiri, ariko uwo mubiri udupfunyikiye ubugingo.
kiradutwaje, kirakatsindwa, kibaye kidutwajeho, kibaye kidutwajeho na ambaraje, niba ari isashi, niba ari kaki, niba ari igipapuro, niba ari kabiragane, ariko kibaye kidutwajemo. Ariko ngo hazaba umunsi umwe, sifa kwa Mungu, hazaba umunsi umwe igipfa kizava inyuma kijya imbere, ubugingo buva imbere buze inyuma. Ko niko Yesu yise guhindurwa, transformation, transformation. Guhindurwa kwabera mumaze iminsi mubibona ku ma YouTube, reka icyo nkihoreye dayeri mujyeyo. Ariko se abatagiye barabigenza gute? Nanone se ko abantu bose batajya kuri YouTube mana? Guhindurwa kwabera, icyo Paulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo natwe bazaba bakiriho, ngo ntimwibeshye ko ari mwe muzabanza kuzuka, ntimwibeshye ko ari mwe muzabanziriza abandi guhindurwa, ahubwo abapfuye bizire no bazabanza bahindurwe. Yego, bazurwe basange twebwe bariho, hanyuma twese duhindurwe, kisha twende kumulaki mayunguni, tumusanganire hehe? Mu kirere. Ariko ngo ntimwibeshye ko mwebwe bazaba bariho icyo gihe, wenda ibyanyu bizihuta. Reka da, ngo azabanza kora feri yo hasi hariya ku bacu bagiye bizera, azamuke badusange, twese duhindurwe, tuzamurwe, byose mu kanya nk'ako guhumbya. Yesu yagiye akora utuntu twiza twa gitwari, ariko kariya kantu ni akantu k'abagabo rwose. Ariko uzi kuzura abantu bapfuye bizera, ukabujogora mu bandi bari amabandi, ukabavanamo bonyine udakoresheje liste guhamagara one by one. No, ni kaferi karyoshye cyane, ni ka operation gakaze, mukamumera amashyi. Natwe bariho duhindurwe, tuzamurwe, byose mu mwanya, ni ka operation kiza cyane. Niyo mpamvu itaha ryacu ryo ku mpanda ritazasiga intumbi, nta mayiti zizasigara zandagaye ku gasozi z'abakristo, z'abarokore, z'abana b'Imana. Yesu azatuzamura gisirimu cyane, tuzazamukana isuku, dusige isuku, tuzazamukana isuku kandi dusige isuku. Amashyi ku Mana yacu. Tuzazamukana isuku, dusige isuku, nta mwanda wacu cyo kuza kwirirwa bakurupa mbaye zino umwanda n'urufuro rwose n'urufuzi n'amacandwe n'amarira. No, kameme tuzataha neza cyane. Bw'impamvu Paulo yabwiye, Yesu yabwiye Yohana mu bintu yamubwiye ari Patimosi mu gice cya 20, ajya kugisozera amubwiye ngo umbwirire itorero ryanjye bose bifuze kuzazamuka ku muzuko wa mbere, ngo ko bari ku muzuko wa mbere ngo barahiriwe, ntabwo bazigera bumva ubusharire bw'urupfu. Imana nishimwe. Paulo rero abwira Abagalatiya ngo iyi ntambara y'umubiri n'umwuka ihora muri mwe, ya kamere n'umwuka ihoraho, nta kindi cyayibatambutsamo keretse kuyoborwa n'umwuka. Nk'abakristo mwereke mbabwire, ndagira mbabwire ko kugira umwuka ari kimwe, no kuyoborwa nawo ni ikindi. Mvaneho amateka y'igihe wawuherewe. Ariko Mana,
ngo nawuhawe kuba misiyoneri, ngo nawuhawe ngo wewe oya, wimbwira igihe wawuherewe, Bibogobogo, Minembwe, Murenge, ahantu hose, wimbwira Amasisi, wimbwira mu Bigutu n'Igihundwe, ahubwo mbwira ko uyu munsi uyoborwa nawe, nibwo uzanesha ibya kamere. Mfite itariki nawuherewe 28 z'ukwezi kwa kabiri 1984, ariko iyo tariki kuri jye ni kera habayeho. Ubu kimfitiye umumaro ni ukuntu njya kubona nkabona aranyoboye, nkabona dutambukanya ahantu kandi hagoye, nkabona nshishije mu bintu we, haleluya, ibintu nshishijemo ntambukiremo nkumva ntibihuye n'umunsi nawuhereweho. Yesu adufashe cyane. Abaroma 8:14 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nuko rero abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubuyobozi bw'umwuka usanga bisaba ko umwuka ashyiramo mu kazo, agashyiramo imbaraga ngo akuyobore. Ugasanga harimo umugaga woroshye, ntabwo woroshye, kandi ngo iyo utoroshye, iyo utoroheye umwuka ngo akuyobore bimworoheye, ngo ararakara. Yego? Filipi 4:29-30, ntimukamuteze agahinda, niko handitse. Umwuka arashobora kugutera agahinda kubera ko ngako kuyobora gusa. Yakubuza ikintu kubera ko kamere cyifuza, nawe ukavuga uti oya nawe, ariko nawe Yesu nawe uradukabiriza rwose, ntawe uzakinisha undi mwana, ntawe uzakina n'undi mwana, nta muntu uzajya mu mukenke kureba imbwebwe, nta muntu wajya ku musenyi ngo atembera agarameyo nawe yote izuba. Nawe Mwuka Wera ugera ukarengera rwose. Niba turetse urwagwa rw'inzoga, tukanga igihuna n'ibintu byose, tukanga ikigage n'ubusembuye n'ubuki byose, utubuje na panache, niba ari panache na sirduwire, kumva udakabya ahubwo Mwuka Wera nawe, oya Mwuka Wera nawe urakabya, mbese nawe urarengera rwose. Wagira ngo ntitukiri mu isira kandi turahadukura. Ndagira ngo ubwire ko Mwuka Wera wabashaka kutuyobora nk'abatakiri mu isi. Ni naho ngaho bibagorera rero. Nyamara ugasanga wamara kubyanga ngo arimo arakabya ngo nkaho wari wava mu isi. Mwagera hano gatanye muguhimbaza ko ituzurana nawe, twicaranya mu ijuru mu buryo oya, niba yaratuzuranye nawe ikaba yaratwicaranye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, emera kubaho nk'uriyo. Meze gusomera mu Baheburayo igice cya 11, n'amagambo muzi, niyo mpamvu ureba harimo gushaka ko mujyayo cyane. Ari amagambo musanga yo kwizera, niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko nza kugera ahantu sanga hari umurongo uvuga ngo izo ntwari ko zabaga mu masenga, mu bihanamanga, rimwe bazigaburiraga impyisi cyangwa intare. Yego? Nyine kubwo imbaraga zo mu ijuru zikanyuzamo nazo zikazanga, zikamukurwa. Iyo kugira ngo inyamaswa yuha umuntu ihagatwe, isesemwe nkaho yagize inapetanse, ikizira kanwama, ariko Imana yacu ni nziza. Nuko arabivuga, aza kugera ahantu avuga ngo hari igihe cyageze babona n'isi badakwiriye kuyibamo. Donc nous n'en méritons pas. Kugeza uyu munsi ntabwo tuberanye n'isi, nubwo mureba muyikunze, mukunze utuntu twayo,
utwambaro twayo, utuyoga twayo, utujipo twayo, utuntu twose twayo, kandi muradukumbuye mana, urubyiruko ngo n'ibindi bindi rwose urumva. Ariko mu by'ukuri ntabwo nta byanyu ntabwo mukwiriye kuyibamo, nayo ntikwiriye kubatunga. Donc ntibabereye, namwe ntimuyibereye, ntimuberanye nayo. Rero muri rushya kubusa, ntimuberanye n'isi nk'uko nayo itababereye. Abasomye igitabo cy'umugenzi, nimwibuke mu rugendo rwose rwa mukristo, mumwibuke we na mwizerwa, cyane cyane mumwibuke ageze mu isoko ryitwa ngo iki? Ese bajya ngo kuri bose ryitwa imburamumaro? Kuri bose, reka kuri bose ntabwo ryari imburamumaro. Kuri bamwe baratandikaga bagacuruza bakaranguza, kuri ku bandi baradandazaga kandi bakabona abakiriya. Ryari imburamumaro kuri nde? Mukristo na mwizerwa bonyine. Bahatambutse rero nk'ariya, abantu bose bazana ibintu babereka ngo kiriya, karibu kiriya, karibu kiriya, ndakugabanyiriza, ndaguhera makeya, karibu kiriya. Basurebe nibura we nawe reba gusa wigenza rebye, kandi uve kuvuga igiciro n'uburenganzira bwawe, uvuga kiriya, avuga Mukristo ngo bose areba ijambo ari bugenda asubiza umwe asanga ntari buvemo, abasubiriza icyarimwe, arababwira ngo muri iri soko ntacyo tuguramo, ngo kiretse haba hari umuntu waje gutandika ukuri. Yakugira muri depo, yakugira muri kontwari, ufite ukuri hano navuge cyoda. Buri muntu wese asubira na ijipo ye, basanga nta duka na rimwe rifite ukuri aho ngaho rigurisha. Kajya gasubizo ni hariya gakoresheje nta handi. Isi kugira ngo uneshe kamere nuko uyibamo udafite icyaho ukunda. Mwami Yesu umunsi umwe yarigishije ubutumwa bwiza bwa Luka, aravuga ngo ndibwa ku igice cya 6, aravuga ngo ntimuzi yuko uko umuntu agenda akunda iby'isi, agenda abikunda, urukundo akunda iby'isi rwiyongera, ngo urwo akunda Imana ruba rurimo rugenda rugabanuka, rugenda rushira. Niyo mpamvu kamere yo muri twebwe yo yifuza byose, dukwiriye kubyicisha ibyifuzo by'umwuka. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko tuyobowe n'umwuka ntitwaba tugitwarwa n'amategeko ya kamere. Kamere n'umwuka birahanganye muri jyewe no muri wowe. Nta kindi cyabidushoboza ni ukuyoborwa n'umwuka. Hari ijambo navuze ntangira rivuga ngo umwe arazamuka undi akamanuka. Abo bantu bombi bajyana. Niba muzi icyo bita kujyana, umwe yaba mugenzi wundi, kandi umwe agira ate? Amanuka, undi azamuka. Ntabwo abo bantu bajyana rero. Icyo kiranagoye, ariko ndagisobanura. Niyo mpamvu mubona umuntu, ubundi ijambo gusaza mu ryita iki? Gusaza ni iki? Niyo mpamvu umuntu agenda asaza. Kimwe mu bintu bigenda biranga umusaza, biranga umuntu ugenda asaza, icya mbere ni ukugenda yiyanga. Abize psychologie na sociologie, kuko ayo masomo yombi bizamo, navuga ko hari imyaka yo gukunda no kubenguka no gushaka, kurongora cyangwa kurongorwa. Iyo myaka ngo uyirenze, bivuze yuko utashaka, bivuze ko utarongora cyangwa urongorwe, bivuze yuko utabyara, ahubwo ngo ntabwo ukunda.
donc umuzanira iki wanyu bamuzaniye, ubyarira icyo abantu babyarira gusa, ngo ari kuba warabaye degute, nta mugore ugutetaho, ndavuga uwawe. Iyo atese asanga we warabaye umuntu w'umubihe w'imbihire. Abize ayo masomo nzi ko mwabyumvise, kandi si ibintu nk'ibi ahangaha ko nanjye narabyize. Ntabwo ntakunda abana n'abashatse hakiri kare. Burya ngo urukundo umuntu akunda abana be n'ababyaye muri iyo minsi yo gukunda. Aho tuharenge rero, ibintu wakundaga kera ukiri umusore ukunda kubirya, hari gukunda ibiryo no gukunda ubwoko bwabyo. We wakundaga ibiryo cyane ariko unafite n'ibyo ukunda cyane, byose uracyabikunda? Mwabajije aba basaza se n'abakecuru urangana. Kuriya tugenda tuva ku bintu, tuva ku munyu, tuva ku isukari, tutita ku rusenda byo gutekesha imireti, tuva ku migati, byose tugenda tubireka, tubibarekera. Mwagira ngo se inda hari aho yagiye? Ahubwo mu mubwiriza hano haranditse ngo umuntu agera igihe avuga ngo sinkinejejwe nabyo. Cyo rero reba ukuntu wakundaga amadansi, imbyino, izihuta, zigenda gahoro, izomboka, izo hasi n'izo hejuru, izirimo ibyuma bisakuza n'izicecetse. Ntibazi ukundaga ntubizi? Ubu ngubu iyo mubivuza tuba twumva mwareba ahantu mujya tukiryamira. Ubuse turagenda tuva ku muziki, tuva ku ndirimbo, ariko kwa muganga babitwandikiye? No, ntago ari regime. Ni icyo bita kugenda twanga isi, tuyivaho. En fait, buri umuntu agenda ava ku isi, agenda yivaho. Hari umufaransa w'umukongomani, mbivuze n'abakuntu, ni umukongomani kuririmba igifaransa. Nibyo ko yabivuze, wavuze ngo profitez de l'occasion quand il est temps. Profitez de l'occasion quand il est temps. Ntimuramwumva? Kunja mifupa bado meno iko. Rwose bajyaho gurira imbavu zose na ruseke byose ubinyunyuze, uracyafite amenyo. Ariko hari igihe kizagera cyo mpfa n'amabura gasani ahera kubijigwi kuka. Agenzi Pastor, sivyo bimera nyuma ibijigo, sivyo bimera nyuma. Ishyano se kukiri kukavu nukunyanga akagori ukareke, akanyama va ku bintu. Kera wabashaga igisheke ikiresha n'iki cyuma gishinza ukakicara ujugunya imikebyo data wa twese. Utwara umuntu igisheke, igitaro kikuzura ibishwa n'ibikonjorwa, niba bikonjorwa bakajya kubena bakagaruka kongera gushyika bindi ari ubiriye. None se ubu nawe mumbwire, uyu nguyu yagura agasheke? Biranibereka ko umuntu agera ku isi akunzwe, akenewe nayimukunze, hanyuma igihe kikajya kagenda ayivaho nayimuvaho, ayirekura. Umwe aramanuka undi akazamuka. Bumbure birazanyutse mu mubwiriza igice cya 3. Igitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa 21. Ibice 3 by'umubwiriza umurongo wa 21, twumve uko havuga.
ninde uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru kandi akamenya yuko uw'inyamaswa umanuka ukajya mu butaka? Nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi, umuntu kunezezwa n'imirimo ye, ibyo nibyo mugabane we. Ninde wamugarura ngo arebe ibizaba mu nyuma ze? Amen. Umwuka wawe, umwuka wanjye w'Imana yampumekeyemo, haleluya, arimo arazamuka ajya ku Mana aho yaturutse, kuko ni nawe uzajya gusobanura uko yabaye inaha. Haleluya. Uko yabaye inaha niwe uzajya kuripotinga, gutanga ripoti. Mu byahishuriwe Yohana 17 ndibwira, haravuga ngo na n'uyu munsi imyuka y'abera ifite ahantu iri, iranihira munsi y'igicaniro, ivuga ngo uzahorera ryari amaraso y'abera. Iraturinze rero, ubwo irinze indi yose ngo irindire kujya gutanga raporo y'ukuntu yabaye inaha. Nyamara se ubwo imyuka yacu irindiwe aho hantu, imyuka izamuka gutyo, uwawe uzazamuka, uwanjye uzamuke, iki kitamanutse kare? Siyo mpamvu se buri gihe iyo birekurana umuntu yarakijwe neza, ariko yarakijwe neza nta ntambara ihaba. Nta muntu ukijwe neza usamba, umuntu ukijwe neza apfa asinzira, amera cyangwa nk'uruhuka. Hari n'igihe aryama neza, ugakiryamisha neza, agafata na pozisiyo yo gutaha nyine. Batagomye kuzaza barambura, bagagaye, urushya abantu, irambure hakiri kareho. Haleluya. Ukirambura ubwawe ugapfa neza nk'imfura, utazagora abantu barambura bane kuzana inyunduma. Rambura neza urambye ugende. Niko abakristo bataha, niko bapfa, niko basaza, niko bavina. Ariko umuntu wari ugifite utubiri, wari ukibangikanyije byombi, areba aho ajya kuvuzwa mu kumunwa, areba abantu bari kumwakira, arashimira sinjyayo, areba ibintu bimushinyikiye, nkazaho yahindukira kuri Yesu nawe ati ntungereye mu rugo, ibintu bikamucikana. Nimutandukane n'isi, mwange kamere, mwange umubiri n'ibyawo, kuko uramanuka wowe ukazamuka. Kandi umubiri urashukana pe, umubiri urashukana. Yeremiya yandika yavuze ko mu by'ukuri ngo umutima ari ushukana, ariko mwibuke ko umubiri n'ingingo zawo aribyo bishyira mu bikorwa iki? Ibyifuzo by'umutima, abambi by'umutima urimo kwifuza. Nuvuga ko umutima w'umuntu wa kamere wifuza iby'umubiri nyine, ariko umuntu w'umwuka umutima we wifuza iby'umwuka. Iyo ntambara muzajya muyirebera cyane mu gihe cy'amasengesho, yaba yawe wapanze ubwawe cyangwa y'itorero ripanze. Urayategura uti Mwami Yesu, ndumva nshaka gufata agahe ko kuba imbere yawe kabisa. Maze iminsi mbyiyumvamo, numva ijwi rimbwira ngo nyegera, gerageza gufata igihumbe hafi. Yesu, uretse ndagize amasomo mfite kabisa, zakwegera. Dufite umuprofeseri ukaze, ariko buretse wenda katsi ko ari 5 uzazirangiza ku 5 gitaha, ariko nzafata igihe nkube hafi kabisa. Icyo gihe ntago urusaku ruba rukaze cyane rwa wa mukeba navugaga, rukara cyane iyo uzatangira nk'ejo. Tugati niko ugufasha ingahe?
ugiye gufata iminsi ingahe? Ati ni 7. 7 kabisa ngo nuzuze neza umwuzuro w'Imana. 7 ingahe? 7. Urashaka gupfa wowe? Igitangaje hari abantu bamaze 40 ntacyo barashyira ku munwa kandi batarimo gusenga. 7 ushobora kuyimara uri mu bitaro urimo sonde, nta kintu igifu cyawe cyakira kigize mu kanwa kandi atari amasengesho. Igitangaje kandi mu bitaro ukavayo. Nuko biruta imva. Basi fata 3 kandi nabwo muri iyo ngi 3 ujye wirira mu iseri rya kwa Michel n'isashi y'amandazi. Nibura vraiment. Aho se mbwira ukuntu uragenda ufata amasikiro ngana gutyo koko ntacyo tunywa. Uziko buri saa 3 ubundi wajya gumbonera agashyushyu, buri saa 3 wajya wabagumpaye agashyushyu, gusa urumva gerageza kabisa. Ega nta ijambo ry'Imana rivuga kwiyanga, urumva wikwiyahura. Igihe cyo gupfa kirahari kwiyahura wowe. Icyo kiganiro muracyumvise? Urumva icyo kiganiro? Ryari kurarikira kwegera Yesu ngo muganire, byamaze kubona ibintu biri imbere. Yesu agira ngo mubikureho. Ushobora kumbaza se Yesu ntiyabikuraho nagombye gupfa? Ntabwo siko yavuze ngo bene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko mugomba kuvuga n'ikindi, ni Pawulo wacyandikiye Abakorinto 9:27 yarababwiye ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha iki? Uburetwa. Tugomba kumenya no kubabaza tukawukoresha uburetwa mu izina rya Yesu, tukawereka yuko umanuka tukazamuka. Niyo mpamvu hari ibintu tugomba kuwima. Niko Paulo yabwiye Abaroma, yabwiye ngo ntimukawumvire ngo muwuhe ibyo ushaka byose, ntimukumvire ibyifuzo byawo byose, ngo muwuhe ibyo basaba byose. Oya, nimugire ibyo muwima rwose. Haleluya, haleluya. Mugire ibyo muwima, mubabaze, ubabare. Kuko iyo umubiri ugenda ubabaza ugira ibintu wima, yego ntumenyera ndabizi, ariko hari igihe nawe ubwo wibwira ngo maze kubona ko uyu muntu tubana yamaze kumenya aho ajya. Niyo mpamvu Yakobo yandika yavuze ngo umuntu wese ubabarizwa mu mubiri abitewe na Kristo ngo abagaragaza ko urukundo akunda Imana rumaze gutunganizwa rwose muri we. Urukundo ukunda Yesu nta kindi kirugaragaza, ni ukugira ibyo wima umubiri. Hepfo hariya twasomye mu Galatiya no hakurya mu gice cya 6 hari aho Pawulo yavuze ngo, yageze avuga ngo umubiri wanjye, hari aho yavuze ngo umubiri wanjye warabambwe n'isi irabambwa. Amen, amen. Hepfo y'iriya mirongo twasomye Galatiya 5, muwumve neza. Abagalatiya 5 hahandi twahoze, aba Kristo Yesu, umurongo wa 24, aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. 25, niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Donc aba Kristo Yesu bageze aho bajya gute? Babambana kamere n'iruba n'irari. Hakurya noneho mu gice cya 6 ku murongo wa 14, ariko jyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo
wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Amen. Iri jambo toro ry'Imana rishaka kutubwira iki? Rishaka kutubwira ko tubaye ahantu cyangwa turi ahantu isi turora. Ese murankurikiye? Kandi nayo iri ahantu turora. Ariko kuko tubambwa hikabambwa hariya, ntiyemerewe kugira icyo dukoraho, natwe kugira icyo tuyikoraho. Ni umusaraba wakoze ibyo ngibyo rero. Isi irabambwa, nayo ngira nte? Ndabambwa. Imana nishimwe. Icyo kintu gisengere ugisabe. Kuri wowe isi bambwe hariya, nawe bambwa. Ntimubambanwe niya aho hafi aho. Bambwa hakurya, ibambwe hakuno. Aho uyireba ibibi, aho ubirebe niba bikubere n'isomo, nawe bikubaho nayo ibirebe igenda ikwanga. Ku buryo twagera kuri rwa rugero twumvise mu Baheburayo ruvuga ngo igihe cyagezaho isi babona nk'aho nta kintu bakimaraho, ntibari baberanye nayo, nayo ntibabereye. Maze hepfo aravuga ngo izo ntwari ngo mu by'ukuri iyo zifuza gusubira aho zahoze ngo byari kuba byoroshye, ariko hari ikintu cyazibujije, ngo ni ugukumbura gakondo irusha hariya kuba nziza. Hepfo haravuga ngo bene abo bantu babayeho gutyo baba bagaragaza ko batagishaka biri inyuma basingira ibiri imbere, ngo kandi abo ntabwo Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana nishimwe. Tuzakomeza ku wa gatanu. Mwama bampera umugisha. Bagira ngo dusenge Imana muri izi nyigisho zacu z'uyu munsi. Dusaba Imana iduha imbaraga zo kumenya kwitandukanya n'uyu mubiri. Niko Pawulo yaravuze ngo iyo ndi iwacu mu mubiri mba ndi kure y'umwami wacu. Dusaba Imana dushoboze kwitandukanya n'uyu mubiri cyane no kuyoborwa n'umwuka, kugira ngo ibya kamere bibure umwanya. Duhaguruke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Umutima wawe nta kintu kigucira urubanza, kandi cyatewe n'ukuntu ubanye n'umubiri n'ibyifuzo byawo wumvira. Ukibwire Yesu, ubwire uti Yesu mbabarira. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye iri teraniro ryacu ry'uyu munsi, kandi tugushimiye n'ijambo ryawe, ijambo ridukangurira cyane kunesha kamere, kuyirwanya cyane cyane, twirinda ibyifuzo by'uyu mubiri n'irari ryawo n'ibyo udutegeka bigenda byangiza umuntu w'imbere waturutse mu ijuru, kandi ari nawe ujya mu ijuru. Ndasenze kubwira iteraniro kugira ngo abatsinzwe n'urubanza mu mitima yabo ubababarire. Umuntu wese amaze kwitekerezaho, amenya aho umubiri wagiye umushuka ukamwoshya, kandi nyine akahagwa mu magambo, akahagwa mu byo yarebesheje amaso ye, akahagwa mu bikorwa byo yakoresheje ingingo ze. Mana, ubagirire neza, ubakureho urubanza bashyizweho n'uyu mubiri, kuko umubiri uramanuka ujya ikuzimu, umubiri uramanuka ujya mu butaka aho waturutse, umwuka nawe ukazamuka ujya ku Mana aho wahoze. Niyo mpamvu ngusabye ngo buri muntu wese umuhe kwitandukanya n'uyu mubiri no kutumvira ibyifuzo byawo, ubahe kunesha Yesu. Abaja bawe n'abagaragu bawe ubagiriye neza. Turasoje rero, kandi iri teraniro nsabye umugisha byose byakozwe, uduhire mu rugendo rwacu mu minsi dusigaje kurama mu isi tutazi uko ingana, muduhe kuyigendana mu ubwenge, kwirinda muri byose. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
haranira gutunga ibiri mu ijuru, ubambwe ku bw'isi n'isi nayo ibambwe, mujye murebana muri kuri. Imana bagire neza. Amen.